Ijambo ry'umunsi. Imana irashaka kutsinda. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Yosuwa igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Twishimira cyane gusoma inkuru zishimishije z'abantu bo kwisi babayeho, abakoze ibyo dufata nk'ibitangaza, wenda basiganwe n'amaguru cyane bagatsinda, abahanzi bakomeye bahawe ibihembo, abacuruzi bageze ku kintu runaka ndetse n'ibindi nk'ibyo. Mu maso y'Imana, waruzi ko gutsinda nyako ari ibintu bibera imbere ubundi bikagaragarira inyuma. Iyi Imana ireba gutsinda nyako, ntabwo ireba ku bintu bibera hano ku isi, ahubwo irareba iti ese nihe duhagaze hamwe n'umwana wayo Yesu Kristo. Nyuma yo kumva ibi ngibi, ushobora guhita wibaza ibibazo bitandukanye harimo nk'iki: utari ko se Imana yaba yanga yuko abantu bagira ubutunzi? Igisubizo kuri iki ngiki ni oya, kuko Imana niyo ibutanga. Ushobora no kwibaza uti ese Imana yaba yanga yuko umuntu aba icyamamare ku isi yose ikamumenya? Igisubizo nacyo ni oya, kuko Imana ari itanga impano zose zituma wamamara ukaba umuntu uri we wa nyawe isi ibona kuri uyu munsi. Imbere y'Imana ntabwo twitwa ko twatsinze mu gihe cyose biriya bintu by'ingenzi tutabyitayeho. Imana yumva yuko twatsinze mu gihe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tugakurikiza inyigisho ze, ubundi tukaba nka we. Kuko Imana yifuza yuko dutsinda, yaduhaye ijambo ryayo ririmo inkuru nyazo z'abantu batsinze nyabyo nk'uko Imana nyine ibibona. Hari ikindi dukeneye se mu rukundo rwayo kirenze kuba Kristo tweretswe nk'inzira tugomba kunyuramo kugira ngo tugere ku byishimo. Imana iratwifuriza cyane gutsinda. Ese turumva tubyitayeho bingana iki? Yesu ubwe yivugiye yuko nta na kimwe yigeze yishoboza cyangwa se ngo akore kubwe. Byose yabikoze mu nzira Imana yari yaramuhaye. Soma Yohana igice cya 8 ku murongo wa 28. Ese natwe mu by'ukuri ibi ngibi si byo twifuza? Niba ari byo, noneho gutsinda ndetse n'ibyishimo nyabyo biraje bidukurikire. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.